Haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndabasuhuje bene data tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo aho uherereye hose, inshuti yanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ishimwe, mumfashe duhereze Imana icyubahiro. Izinzi ijoro rizinguye amanywa irabyongeye, Imana ihabwe icyubahiro. Imana yakurinze, Imana yakurengeye, Imana yakuburaniriye, Imana ikomeje kugukiza uburwayi butandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo nyemerera wongere wibuke kukugira neza kw'Imana, wumve unejejwe n'Imana mu mutima wawe. Imana ishimwe, ibuka amasezerano ufite, amagambo meza wabwiwe n'Imana. Wongere ugirire Imana icyizere, iracyari ya Mana. Iracyari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana nishimwe cyane. Ongera wibuke iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, ushima Imana. Ibuka ukuntu iri joro byari bimeze, ariko Imana ikaba yagushyizeho uburinzi butandukanye bukomeye, ukaba ugejeje kuri uyu munsi. Ibuka iby'Imana yakoze, ushima Imana. Ibuka ibyo yakoze, ushima Imana. Irabyongeye irabikoze rero, iravuze ngo nubeho none ubayeho. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha. Imana iravuze ngo nubeho kugira uhure n'igisubizo cyawe. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo Imana yakurinda, ntabwo Imana yakongerera iminsi yo kubaho by'imfabusa. Imana rero ikugiriye neza, Imana iguhaye gift yo kuvuga ngo nubeho. Gift ikomeye Imana iguhaye n'uwo mwuka uri guhumeka. Ntago mu mashopu yose tujyamo, ntaho wagura umwuka wahumeka uri ku kigero kingana n'icy'umwuka wowe Imana yakugeneye uhumeka. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'ibyiza abana b'abantu tugendana kandi tudahereza agaciro. Ariko Imana ishimwe, muri iki gitondo tuyiramburiye amaboko. Imana ihabwe icyubahiro, kivuze ngo nubeho nanjye nimbeho. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro rero muri iki gitondo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Turacyari muri teme yacu igira iti imbaraga z'ijambo. Twasanze hari igihe umuntu aba afite ijambo riri kumuzengereza. Navuga ngo ijambo rifite imbaraga, ariko ijambo ribi rigenda rigushishimura umutima. Wabwiwe n'umuntu kwanga, wabwiwe n'umuntu kwifuriza ibibi, ariko twasanze hari imbaraga z'ijambo ry'Imana zisenyagura amagambo yose wabwiwe, waturiweho n'abana b'abantu. Abo ntibakwifurije ibyiza, abo bagambiriye ibibi, barangiza babinyuza mu mbaraga z'amagambo yabo. Baragusenya, barakuriza, baragusenyagura, bagutera ubwihebe. Bagubwiye amagambo afite imbaraga bituma urwara na pressure. Bakubwiye amagambo afite imbaraga mabi cyane. Uyu munsi ushobora no kuba uri mu bantu bahubanganye mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi dufite Imana. Imana hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zirasana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana ziragabura. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zirambika. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zisenyagura igisuzuguriro wari warashyizweho n'abanzi bawe. Imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ndacyavuga imbaraga z'ijambo rya nyir'ijambo. Imana ishimwe. Hari imbaraga wahuye nazo, zaragiye zinyura mu matwi yawe. Imbaraga z'amagambo wahuye nazo byanyuze mu matwi yawe, bihinguranya ubwonko, bikubita ku mutima, biragukamura, bikugira igishushushungwe. Ariko turafite Imana uyu munsi, dufite ijambo rifite imbaraga zongera zikarema umuntu. Imana ishimwe. Ese wari uzi yuko Imana ikirema? Wari uzi ko Imana ikikurema? Buriya iyo usinziriye hari uburyo Imana ibigenza, ikagenda iturisha pressure, depression wari wagize, z'imbaraga z'amagambo mabi wahuye nazo ku munsi. Imana iyo wayemereye ngo ikubere umwami n'umukiza, irabicomora hari amarira ikahashyira ibitwenge. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire wowe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, niwe uruhura abanyamibabaro yewe. Imana ishimwe. Kuko icyo utibashishije
Imana yo ishobora byose, niyo yonyine yo kubikora. Imana ntihabwe icyubahiro. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 119. Turasoma umurongo wa 50. Dusome mu izina rya Yesu Kristo twihuse. Handitse ngo iki? Haranditse ngo ni 119 umurongo wa 50. Handitse ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Ariko haleluya, Imana ishimwe. Nuko ijambo ryawe ryuzuye. Hereza Imana icyubahiro. Ngo nuko ijambo ry'Uwiteka ryuzuye. 51 handitse ngo abibone bajya bankoba cyane, ariko sinteshuke ngo mve mu mategeko yawe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndacyakubwira ngo hari ijambo rifite imbaraga, ijambo rya nyiri ijambo. Ahangaha Dawidi abivuze neza, aravuga ngo ikintu kijya kimumara umubabaro mu makuba ndetse no mu byago. Dawidi nikavuze, ariko uyu munsi Dawidi ibyo byararangiye. Ni ibyanjye nawe. Twari dukwiye kuvuga dutya nka Dawidi, ukavuga nanjye nkavuga, kandi biradukwiriye rwose. Ikintu kijya kimara umubabaro mu makuba no mu byago, nuko ijambo ry'Uwiteka, ijambo ryawe ryuzuye. Aha yaravuze uburyo yitegereje akasanga iby'Imana yavuze kuri we, amasezerano Imana yamusezeranyije aruzuye rwose. Imana yagiye iyasohoza isezerano ku isezerano. Nawe icyo bigusaba ni ukwizera Imana, ni ukwizera Imana, ni ukwizera Imana. Ngo Dawidi yigeze ahimbaza Imana kugeza aho umwitero yari yiteye ngo uragwa. Umugore we aramuseka cyane, ariko yatambiye Imana kuko yari yizeye Imana, kuko yari anejejwe n'Imana. Yamukuye iyo ngiyo, yamurwaniriye intambara zitandukanye. Abona Imana yuzuye imbabazi, abona Imana imugirira neza. Imana ishimwe. Arangije aravuga ati Uwiteka we, ikintu kimara umubabaro nuko mu makuba no mu byago, nuko ijambo ryawe ryuzuye. Arangije aravuga ngo abibone bajya bankoba cyane, ngo ariko sineshuke ngo mve mu mategeko yawe. Ni ukuvuga yari afite abamukoba. Umugore we nawe yaramukobyeraga igihe yamusekaga. Nawe waba ufite umuntu mubana mu muryango akajya guseka akagukoba, akavuga ati iyo Mana yawe n'ubundi byawe ko byagucanze byagushobeye, iyo Mana yawe ko nta kintu iragukorera, iyo Mana yawe ko itarakurengera itaragutabara. Ariko ayiwe, Dawidi yavuze neza ngo nuko ijambo ryawe Uwiteka ryuzuye. Ijambo ry'Uwiteka riruzuye. Icyo usabwa ni ukuvuga nka Dawidi ngo ntago nteshuka ngo mve mu mategeko yawe. Icyama nawe ntuteshuke ngo uve mu gakiza k'Imana. Ni ukuri ijambo ry'Uwiteka riruzuye. Hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Abagukoba n'abakuvuga uko utari, abakwifuriza ibibi, abacukura ibyobo, abatega imitego, hari imbaraga z'ijambo ry'Imana ku buzima bwawe zivuguruza ibyo batekinika. Imbaraga z'ijambo ry'Imana, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakwanditseho. Hari imbaraga z'ijambo ry'Imana zivuguruza icyo abibone n'ababisha bawe bavuga n'icyo bakora. Ibyo bapanga byose bizayoyoka nk'igihu. Uzasigara wemye mu izina rya Yesu Kristo, kuko ngo mu byago no mu makuba Dawidi yavuze neza ngo ijambo ry'Uwiteka riruzuye. Imana ishimwe. Nanjye ndakubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka riruzuye. Iby'Imana avuze ku buzima bwawe, nzagutabara, nzakugirira neza, nzakurinda, nzakurengera. Ijambo ry'Uwiteka riruzuye. Ahubwo wowe ntuteshuke ngo uve mu mategeko y'Uwiteka, ntuteshuke ngo uve mu gakiza. Rindira Imana ifite imbaraga z'ijambo zisenyagura imbaraga z'amagambo y'abibone n'ababisha bawe bose. Imana ishimwe. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibanezeze, Imana ibagurira imbago. Shalom, shalom.
ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe